Yes, nayo kwifuriza byiza wowe wakoze subscribe hano kuri RC Sports ni mu rwamo kuri mikino yo ku mugabane burayi the home of European Sports News. Ngushimire cyane nawe utarakora subscribe ushobora kuyikora nimba ukunda European Sports nimba ukunda amakuru y'imikino ariko y'iburayi honyine nawe ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye kurikira updates zitandukanye tugenda tugarukaho kugira ngo ujye umenya uko bimeze muri equipe yawe ukunda. Hanyuma review gato equipe ya Manchester United yarayitwaye neza itsinda Atletico Bilbao bitego 3-0 ni umukino ubanza muri semifinal ya Europa League. Equipe ya Tottenham Hotspur nayo yitwara neza cyane imbere ya Bodo Glimt, nayo yitwara neza equipe ya Tottenham nayo ikora match nziza buryo ngubu abantu batagiye kuvuga bati dushaka kubona ama equipe mu gihugu cy'Ubwongereza ahura. Hanyuma equipe ya Chelsea nayo yitwaye neza muri Conference League itsinda Jugarden ibitego rwose. Equipe ya The Blues nayo yari on fire, yari away ariko nyine iza gutsindira away. Buriya iyo uri hanze ugatsindira hanze noneho umukino wo kwishyura uzawakira nk'ibyo equipe ya Man United yakoze bari ibintu byiza cyane. Equipe ya The Blues nayo hamwe n'umutoza Enzo Maresca bitwaraga neza batsinda ibitego 4 ku gitego kimwe. Hanyuma Real Betis nayo yatsindaga Fiorentina ibitego 2 ku gitego kimwe. Ubwo rero nta gihindutse nyine nanga naho nubwo mu Butaliyani ari ahantu hatari cyane utakwizera ko bajya kuvana result nziza gusa kuri equipe ya Betis twabonye muri iyi season equipe nziza kuri gishaka ko yakwihagararaho mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ese Real Betis yazahura na Chelsea kuri final ya Conference League. Ese aya ma equipe yo mu Bwongereza bizarangira gute? Ese Europa League zata mu gihugu cy'Ubwongereza? Ese Conference League no kubimeze indi mu Bwongereza yo ni Arsenal igomba gukina umukino wo kwishyura na Paris Saint-Germain muri Champions League second leg muri semifinal. Umukino ubanza muri biswe equipe ya PSG yatsinze Arsenal igitego 1-0. Hanyuma ni byinshi cyane byakurikiye uyu mukino wa Chelsea, ni byinshi byakurikiye umukino wa equipe ya Tottenham, ni byinshi byakurikiye umukino wa Real Betis ndetse na byinshi cyane byakurikiye umukino wa Manchester United. Cyane ko nyine post match reactions tuzigaruka ubwo twanabigarutseho mu makuru twakugijejeho mu masaha ashize. Niyo mpamvu nakaganye tube tugarutse kugira ngo twemeze turebera hamwe ukomeje kugenda bizamuka muri ama equipe yanyu. Hanyuma transfer update, dore muri transfer update ubundi bwo tuze kuza dusoreza kuri post match reaction ndetse nicyo bivuze kuri saison za ama equipe. Dutangire nkubwira ko uyu munsi equipe ya FC Barcelona. Hanyuma El Nacional irandika ko equipe ya Barcelona hayalakia yo cyangwa se ubuyobozi bwayo ngo move yo kuba bakora signing ya Nico Williams ngo bashobora kuba baramaze kuba bayivamo ubungu ngo kuba barimo barafocusinga cyane kuri Ademola Lookman wa equipe ya Atalanta. Ademola Lookman musore ushobora kuba yaba available kuri $50 z'amapound. Ademola Lookman musore w'umunya Nigeria. El Nacional nibyandika. Hanyuma ubwo ikintu kamenye kuri equipe ya Nikako Bayern Munich ingi iri gutegura package ya $250 z'amayero, package ya $250 z'amayero kuri Florian Wirtz. Hanyuma bikavugwa ko 125 z'amayero zigomba kuba ari transfer gusa tarimo bonus. Hanyuma izindi 125 amakuru akavuga ko zaba ngo ari salary ngo mu gihe cy'imyaka 5. Iyo ni inkuru dukesha equipe kuri Florian Wirtz, umusore wa equipe ya Bayer Leverkusen unifuzwa nanone na equipe ya Real Madrid. Equipe ya Real Madrid irakubwira iti dukeneye umusimbura wa Luka Modric, dukeneye undi mu mediateur wadufasha muri creativity muri mediane hagati mu kibuga. Hanyuma bakaba banatekereza kuri Florian Wirtz nubwo equipe ya Bayern ubona ko ari umusore itekerezaho nayo gahita mva ko uyu musore azaba ari talking points muri transfer window. Hanyuma indi nkuru yazamutse nayo wamenye nuko inkuru dukesha The Chelsea Chronicles batubwira ko rwose bamakwa bamwinforma ubungu none bamakwa bamwinforma aho bita Wesley Fofana ko ashobora kwa yasoka kigendera Chelsea ashaka ko mwa frauding. Hanyuma amakuru akavuga ko ari ama equipe muri Saudi Arabia ngari gutegura bid ko bita Wesley Fofana. Amakuru akanemeza ko equipe ya Olympique de Marseille nayo iri interested kuri Wesley Fofana gusa yo potentially ngishongo ko yatanga loan deal kuri Wesley Fofana. Ugatumva ko
ibi byawe sirofana nabyo tugomba gukomeza updating umunsi ku munsi ukamenya uko bimeze muri equipe ya Chelsea. Hanyuma andi makuru kanavuga ko bookmakers prediction yabo baravuga ko ufite amahirwe yo kwegukana Ballon d'Or uyu mwaka ngo ni Lamine Yamal. Hanyuma uko mubibona probability ya Lamine Yamal ni 40% mu gihe Rafinha Diaz Belori we ari kuri probability ya 30%. Ese nawe urabibona nkabo? Ese wowe Ballon d'Or ku giti cyawe urabona iyi season cyangwa se uyu mwaka ari ndufite amahirwe yo kwegukana? Twaganira ahangaha. Hanyuma Sun Football ikatubwira ko The Sun kipe ya FC Barcelona legend wayo akanaba umutoza wayo wayinyuzemo Xavi nguyu ngashobora ngo yajya gusimbura Ange Postecoglou muri equipe ya Tottenham Hotspur mu gihe cyose Ange Postecoglou ngo yatandukana na equipe ya Tottenham Hotspur. Amakuru akavuga ko bita Xavi ari umutoza equipe ya Tottenham ngashobora ngo kuba yazana. Hanyuma Diario Asset turi kwita cyane kugira ngo tuze kwiganira cyane kuri post match reaction ndetse n'ibyakurikiye umukino wa equipe ya Man. Mbona abantu benshi cyane bari kugira byinshi cyane bawutangazaho. Of course nanjye ngomba kuba nagira ubusesenguzi mukoraho, ariko tugomba guhera mu ma equipe yose ukamenya transfer update ko bimeze. Hanyuma Diario Asset irandika ko uwo bita Alvaro Carreras uyu nguyu ni umusore wa equipe ya Benfica Lisbon. Hanyuma ngire ko uyu mukinnyi ngo ni priority muri equipe ya Real Madrid, bashaka kumusinyisha ngo ni priority target muri sama wo bita Alvaro Carreras. Hanyuma akaba ari left back. Amakuru akavuga ko rero equipe ya Real Madrid ngishaka kumusinyisha Alvaro Carreras nkuko Diario Asset dukesha inkuru bitubwira. Hanyuma Tudofishaes ikatubwira ko equipe ya Liverpool, Arsenal ngo ziri interested kuri Frankie de Jong wa equipe ya FC Barcelona. Hanyuma ngubwire ko equipe ya Manchester United yo ngishongo cruising out kuba yamusinyisha aho bita Frankie de Jong abwa ama equipe abiri Tottenham nayo ngire kushaka kubizamo, ariko Arsenal, Liverpool nkuko Tudofishaes babitubwira ngo nizo zisanga ziri imbere cyane kuri Frankie. Hanyuma bakanatwemerera ko equipe ya Chelsea nayo ngikonsidera ngo move kuri uyu musore ukina hagati mu kibuga mu Holandi Frankie de Jong. Ni nkuru dukesha Tudofishaes. Hanyuma nanakubwira ko Mundo Deportivo yandika ko equipe ya Real Madrid ngo bishimiye cyane muzamu Andre Lunin ngo rwose ngo barabyishimiye cyane ngo kuba yasohoka akagenda. Hanyuma ngo ushobora guhitaza mu gihe cyose Andre Lunin yaba agiye muri sama yabasohotse muri kwa gatandatu. Of course iri mu kwezi gutaha tubyumva wo bita Kepa Arrizabalaga nkuko MD cyangwa se Mundo Deportivo itubwira kuri ngo rwose ngo Kepa ashobora guhitaza agasimbura Andre Lunin ushobora kuba yatandukana na equipe ya Real Madrid Rossi Blancos. Hanyuma andi makuru azamuka menshi cyane agezweho ahangaha nuko Sky Sport itubwira ko Chelsea ngo ntabwo yarekura uwo bita Enzo Jeremy Fernandez. Chelsea ngo ntabwo yabikora. Uyu ngo ni long term target kuri equipe ya Real Madrid, gusa equipe ya The Blues irakubwira iti uyu nguyu ni umukinnyi ntakorwaho, uyu ntabwo tumutanga Enzo Jeremy Fernandez muri equipe ya The Blues. Bakakubwira bati uyu nguyu natwe tugomba kuba twamu countingaho mu myaka myinshi cyane iri imbere. Hanyuma andi makuru agezweho ahangaha ugomba kumenya ngaha kuri RC Sports. Ubwo by the way nagushimira cyane wowe wakoze subscribe nuko izindi updates zizamuka. Equipe ya Manchester City ishaka midfielder. Equipe ya Man City ikeneye undi midfielder nyuma yuko Manchester City equipe igomba kuzatandukana n'abarimo Kevin De Bruyne ngekeneye abandi bakinyi bashyashya. Ubwo rero umwe mu bakinyi gutekerezaho ukina muri Mediane ni Adam Wharton umusore equipe ya Crystal Palace, ariko kanatekereza no kuri Florian Wirtz nawe zingarukaho equipe ya Bayern shaka ko yasinyisha. Ugatomva ko umutoza Pep Guardiola nawe akeneye abakinyi muri summer transfer window. Hanyuma ni byinshi cyane bigenda bizamuka. Umutoza wa equipe ya FC Barcelona mwita Hans Flick byinshi cyane yagarutseho avuga ati agaruka kuri Lewandowski ndetse na Leandro Balde avuga ati bameze neza, ati ntabwo twavuga ko badahari mu mikino isigaye ya sezo, ati gusa ngomba gutegereza mpaka ku munsi wa nyuma. Ubwo confirmation ikaba igomba gukorwa ku munsi w'ejo kugira ngo tumenye niba bashobora no kuzagaragara ku mukino na equipe Inter de Milan. Match yo kwishyura equipe ya Barcelona igomba kuzakina na Inter de Milan. Hanyuma Flick ati I love the way we play and also the way we
we believe in our style of football. Ati nkunda uburyo dukina, ati kandi nkunda uburyo imikinire yacu tuyizereramo n'uburyo dukina football. Hans Flick umutozwa mu kongera amasezerano muri equipe ya FC Barcelona. Hanyuma Flick akanagaruka kuri Casado avuga ati Casado did something light training Rondos with us kabisa, ati he's on the right track. Agaruka kuri Marc Casado. Hanyuma uyu mutozi ibindi yagarutse muri press conference with Hans Flick yavuze ati all the players we travel with the squads, no one will stay. Ati we need all the positive energy we can get. Ati tuzajyana squad nini cyane, atabakinyi nta uzasigaranga mu mujyi wa Barcelona. Tudukeneye nyine positive energy muri squad. Ayimagaruka kuri Lamine Yamal, super talent, generational talent. Lamine Yamal mutoza Afrika yavuze ati Lamine Yamal he knows what I expect from him. I want him to show us that in every match. Ati I want him to show us that in every match. Ati azi icyo mushaka Lamine Yamal, ati kandi icyo mba nshaka no kugira ngo ibyo yakinnye mu mukino ubanza ajya bikora muri buri match yose. Lamine Yamal yumpeta mugaruko ati all players have the potential to improve, and that's also the case for him. It's not just genius and talent, it's also hard work. Ati abakinyi bose baba bafite ibyo bagomba kuba bakosora cyangwa se kuba bakongera mu mikinire yabo. Ati nawe ni gutyo bimeze, nawe agomba kuba yagira icyo yongeramo. Ati ibyo ngibyo buri mukinyi wese nyine bagomba kuba afite room to improve. Ati no kuba wakora cyane, of course kaba wanaba physical cyane. Hanyuma ubita Hans Flick ugomba kubanza akina La Liga, ubone ubwo next week agahita akina na equipe ya Inter Domino mukino wo kwishyura byinshi cyane tuzabigarukaho. Hanyuma anemeza ati Ter Stegen azaba yabanje mwizamu, azaba yagarutse Ter Stegen. Flick yavuze ati Ter Stegen we start tomorrow. Ati umuzamu Ter Stegen, Marc-Andre Ter Stegen igihe kirekire ari mu mvune, akaba yari kavaringa akakora imyitozo. Umutozo Hans Flick aremeza ko ku munsi w'ejo azaba hari ameze neza cyane. Uyu muzamu w'umudage Ter Stegen n'umukino equipe ya FC Barcelona igomba gushaka rezita kugira ngo yizere gutwara iyo La Liga. Izaba yakiriwe na equipe ya Rio Valladolid. Yes, Rio Valladolid mu gihe ubwo indi mikino izaba Atletico Madrid izabiri gukina na Deportivo Alaves, hanyuma Villarreal ikina na Osasuna, Las Palmas ikina na Valencia, banga ni mu gihugu cya Espagne. Hanyuma byinshi cyane biri kuzamuka, byose ugomba gukurikiranga kuri RC Sports mu rwego makuru imikino yo ku mugabane w'Uburayi, the home of European sports news, transfer news, sports analysis, team talk ndetse na breaking news, ibyo twe tugarukaho. Hanyuma mwabonye uburyo hari magwaye abantu benshi cyane bagiye bavuga bati bamugiranye n'abakinyi batandukanye bakomeye. Iyo nguyu ni Amad Diallo mugiranyije ashatse kumugira nka Maradona, late Maradona. Hanyuma bita Bruno Fernandes mwabonye uburyo yavuze ngo nimba ari ngo Ronaldinho, ibintu nk'ibyo ngibyo ashaka kwerekana ko ari umunya Brazil. Ni ibintu byinshi cyane. Ubwo rero ni umusore witwaraga neza cyane, hari magwandi bose kwambigarukaho. Hanyuma reka mubwire ko mu gihe cyose equipe ya Tottenham Hotspur ndetse na equipe ya Manchester United bagera kuri final, ubwo ngubwo byavuze ko aya ma equipe muri championnat y'Ubwongereza imwe iri ku mwanya wa 14 indi iri ku mwanya wa 16 zaba ziyuriye kuri final ya Europa. Ese byabikomeje kwerekana ko champion y'Ubwongereza ya champion ikomeye, ko nimba ari ama equipe atari no muri top 10 ariko akaba yahura kuri final y'irushanwa nka Europa, bahita bumva nyine uburyo Premier League ari championnat ibirimo competition ya hatari. Hanyuma ibindi byagiye bizamuka nabyo ugomba kumenya ngaha. Obita Anthony nawe akomeje kwitwara neza, tsinaga igitego cyiza cyane, ndetse na equipe ya Fiorentina bahuraga na postinga kuri platform zabo bati a great goal by Anthony. Bavuga bati rwose igitego cyo adutsinze ni cyiza, natwe turacyemera cyane. Anthony rero Mateos akomeje kwitwara neza cyane, uyu musore w'umunya Brazil watijwe muri equipe ya Real Betis. Hanyuma equipe ya Chelsea nayo Jadon Sancho yongeye kugaruka kuri scoreline, ibintu byo kwishimira cyane, Jadon Sancho agaruka kuri scoreline. Bivuga ko nyine uyu musore nawe
byibuze yakoze performance nziza, yagize game nziza cyane Jadon Sancho Malik. Hanyuma amakuru ni menshi cyane kugira ngo nze kuza ninjira muri post match reactions, mbanze nkomeze nyine muri utungutu duke wamenya tuba tuwari cyase bigenda bivugwa, undi bwo nze kuza ninjira muri post match reaction. Tugomba kuganira none mu buryo burambuye tukabyinjiramo in deep ahanga. Niyo mpamvu gusaba gukora subscribe kugira ngo ibintu nk'ibi ntibijye bigucika hano kuri RC Sports, the home of European sports news, transfer news, sports analysis, team talk, byose kabikurikira. Hanyuma nkubwire ko andi makuru azamuka muri rusange obita Eric Dyer yamaze kuba yumvikana contract y'imyaka 3 na equipe ya AS Monaco. Uyu musore w'umwongereza yari muri equipe ya Bayern Munich, yayerekejemo nyuma yo kuzenguruka ama equipe atandukanye, ni byamukundira muri Tottenham, yigira muri equipe ya Bayern. Gusa kakanya amakuru ari nuko nyine yamaze kuba yumvikana contract y'imyaka 3 na equipe ya AS Monaco. Hanyuma nko mubizi championnat iri buze kuba igaruka no mu gihugu cy'Ubwongereza, byinshi cyane kugenda bigarukaho n'abatoza muri rusange bagaruka ku bijyanye ni championnat y'Ubwongereza nabyo ugomba gukurikira of course ahanga kuri RC Sports. Hanyuma ubwo ibindi nuko Maguire yavuze ati nubwo twatwara Europa League ntabwo byakoraho uburyo sezo ari sezo itaratubereye nziza na gato. Ati ntabwo byakoraho uburyo sezo ari sezo itaratubereye nziza na gato. Ubwo mitena ninjira nyine muri post match reactions ndetse na gahunda nyinshi cyane ziri muri equipe ya The Red Devils, cyane ko abakunzi bayo benshi cyane bamwansabye muti Eritiye ubyinjiremo utubwire uko bimeze. Hanyuma duhere kuri Ali Maguire nkuko namo bigaruka. Ali Maguire yavuze ati ngo birumvikana kugaruka kuri match na equipe ya Atletico Bilbao bavuga kujyanye n'igitego batsinze hakiri kare musi kuryo abantu benshi cyane bavuga bati equipe ya Man U yati intambwe igana kuri final cyangwa se yageze kuri final, benshi babihurizaho. uwo bitari Maguire yavuze ati I think there is every scenario that can happen in a game. Ati ndabizi ko mu mupira w'amaguru hari ibihe biba bishobora kuba mu mukino wari wo wose. Ati we know that they could score first but we've got to remain calm. I mean the first 20 minutes out there tonight was intense. Ati twari dufite impungenge ko bashobora kuba batsinda igitego mbere yacu, ariko twakomeje kuba calme, ntabwo twagize pressure. Ati icyo nshatse kuvuga nuko iminota 20 ya mbere itari yoroshye. Hari Maguire akomeza agira ati we've got a lot of senior players who need to step up in their moments. Ati dufite abakinyi beza kandi abakinyi bafite experience bakeneye kuba bagufasha cyangwa se bagufasha mu bihe bikomeye cyane. Ati dufite abakinyi nk'abo ngabo. Maguire akomeza avuga ati I think Cassie was brilliant tonight. Yashaka kugaruka kuri Casemiro, ati ndatekereza ko Casemiro yari umukinyi mwiza cyane kabisa nimugoroba. Anagaruka kuri Bruno, anakomeza agira ati Bruno as well, ati na Bruno nawe yari mwiza cyane. Hari Maguire so we have senior players who need to handle those moments really well, and like I said we will be going into next Thursday and trying to get the win and moving to the final. Ati icyo nabwira cyo nuko nkuko nababwiye turibuze gukomeza nkuko twatangiye n'umukino wo kwishyura twitware neza twashe kugera kuri finali tugere ku mukino wa nyuma. Hari Maguire ayima avuga ati ubwo birumvikana nyine buryo uyu mukino wo kwishyura uzaba ari match nyine crash. Hari Jack Maguire ati yeah I think everyone will say it's complex, and so you are going into the game thinking the tie is over. Ati icyo nzi cyo nuko abantu nyine bagomba kuvuga ko bizaba bitoroshye na gato, natwe rero ntago wajya mu mukino nyine uvuga ngo byarangiye. Nubwo nyine ari nabatekereza ko bishobora kuba byarangiye, ariko twebwe ntabwo bishobora kuba twakwandalatinga iriya match. Hari Jack Maguire agaruka nyine kuko batwaye Europa nkuko nemo mbikubwira ko ni season equipe ya Manchester United twavuga ko itayoroheye na gato. Nimba tuvuga ngo nta iri muri top 10 muri Premier League, ari equipe nka Man U of course nyine ntago ari season nziza, ariko nyine run nziza muri Europa mu bashanwa y'Uburayi bari kwigira ibyo ngibyo ntago wabikuraho. Maguire yabigarutseho arabisobanura. Uyu musore gusa abantu benshi cyane bari gukunda performance ye muri iyi minsi. Hari Jack Maguire ati
ubwo nyine agaruka kuri Europa League nubwo baba bayitwaye cyangwa se bayigukanye. Maguire ati it would not save the season because I think it's been disappointing. Ati ntabwo nyine byabivuze ko tugize season nziza kuko ni season yari mbi cyane n'umwaka w'imikino utaratworoheye. Ubwo sinzi bana wemeranye nawe. Hanyuma uyu musore ati there has been too many games that we've lost, far too inconsistent. Ati ari imikino myinshi cyane twagiye dutakaza ndetse tunaze no kugira ugozaho. Ati ibyo ngibyo byabaye muri uyu mwaka w'imikino, ibyo ngibyo ntabwo twabyirengagiza. Harry Maguire ati it's been a bit of a mess in the middle of the season. The transition period, we didn't handle it well enough as players. We didn't take the responsibility well enough from moving manager to a manager, and we took too long in embedding into new ideas. Ati icyo nababwira cyo nuko hagati muri sezo rwose ntabwo twitwaye neza na gato. Ati ibihe by'impinduka byabayemo, umutoza umwe agenda haza undi, ntabwo twe nk'abakinnyi twabashije kubyitwaramo neza. Ati kuba twakuma ibitekerezo by'umutoza mushya twatinze kuba tubyinjiramo no kubyumva. Maguire hanyuma uyu musore uyu defender w'umwongereza akomeza agira ati it's been a difficult season, it's been a disappointing season, but of course football is about memories, it's about creating memories, it's about winning trophies, and you have a great opportunity to win a trophy. Ati gusa nanone nubwo ari umwaka w'imikino utari woroshye na gato, nanone mu mupira w'amaguru ibyo ngibyo bibaho, bikaba nyine amateka. Ati nanone ukaba wanarema ukaba wanashyiraho nyine ayo mateka yawe muri equipe. Ati rero ibyo umuntu yavuga bya mbere wari ugutwara ibikombe. Ati cyo nababwira dufite amahirwe yo twatwara igikombe. Ati for our fans what they deserve, so that's the most important thing. Ati rero nk'abo ku bafana bacu cyo twababwira cyo no ikintu cya mbere dushaka ari twatwara igikombe. Ati cyo nicyo kintu cy'ingenzi kiruta ibindi byose. Hari Maguire. Hanyuma uyu musore anakomeza agira ati anavuga ati ubwo nyine bari bamubaje bati ese iyi sezo ukuri kwitwara Maguire wavuga ko ari sezo yawe nziza cyane, performance yawe urayibona gute? Wita Maguire ati no, I would not say it's my best season at the club if I'm being honest. Ati icyo nababwira ntago navuga ko ari umwaka w'imikino wanjye mwiza udasanzwe mu ikipe. Mbabwije ukuri rwose ntago ari umwaka mwiza kuri nge, ntago ndi kwitwara neza uko byakagombye. Maguire ati the first two seasons coming into a team what finished 7th, 8th year before then, the first season I was here. Ati icyo nabwira cyo nuko sezo ebyiri kurangiza shampiyona, umwanya wa 7, umwanya wa 8. Ati nabwira ko nyine ibyo ngibyo rwose bitari ibintu byiza cyane na gato kuri njyewe. Hari Maguire ati I think we kept the most clean sheets in Europe, finished third the second season. Ati muri Europe twakoze clean sheet nyinshi sezo yindi turangiza turi ku mwanya wa 3. Hari Maguire ati again I think we were second most in Europe, finished second, so I think that's my two best seasons at the club, form wise. Ati icyo nabwiye cyo sezo zanjye za mbere nagize nziza ni gihe keeping a clean sheet muri Europe, tukarangiza shampiyona turi ku mwanya wa 3 ndetse n'indi shampiyona nayo twayereje kwitwara neza, nabwo dukipinga clean sheets nyinshi muri Europe, ndetse tunaba abakabiri. Ati ndatekereza izari zo sezo zanjye zari nziza muri equipe ya Man U. Hanyuma uyu musore akomeza agira ati although I must say the big moment this year for sure have been a lot better than previous seasons. Ati gusa rero nababwira ko nyine muri mwaka w'imikino hari ibihe nagize byiza cyane ugereranyije na sezo zindi zaherukaga, ugereranyije na sezo zindi zari zishize. Hanyuma hari Maguire kugira ngo ukorere analyse gato kuri uyu musore, anakomeza agira ati ubwo birumvikana nyine position bishyizemo ni position ivuze iki kuri equipe nka Man U. Nimba tuvuga tuti ne equipe amaze gutera intambwe igana kuri final, ati position turayizi. Maguire ati yeah, I think
ati yego, I think we put ourselves in a great position. Ati ndatekereza ko twishyize mu mwanya mwiza. Ati there is no doubt about it, coming here and winning 3-0. Ati rero ibyo nabwira byo nuko tubizi neza ko twishyize mu mwanya mwiza, kuko kuzanga ugatsinda ibitego 3-0 bari ibintu bidasanzwe, bari ibintu byiza. Maguire ati it's a great position, but like you say, I think everyone expects us to be in the final, so we've just got to prepare well. Ati nkuko namwe mubivuga, nkuko mu bigaruka munsi ku munsi, abantu benshi cyane bategereje ko tugera kuri final ku mukino wa nyuma, rero natwe tugomba kuba twiteguye neza. Maguire ati we've got to prepare like it's a game at 0-0 and go into the game and be aggressive and play on the front foot. Ati tugomba kuzajya mu kino kwishyura tudatekereza ko twatsinze 3, ahubwo mu twacu dutekereza kare ubusa kubusa, kugira ngo tube turi aggressive, tube dushaka ibitego, tube twataka, tube tuyoboye umukino. Maguire, Harry Jacob nyuma akomeza agira ati we will be going into the game, into that game next Thursday, going to win the game, and that's the mentality we must have, because we are at Old Trafford, and playing at Old Trafford demands winning football matches. Ati ko tuzaturi ku kibuga cyacu uko byagenda kose tuba tugomba no kwatsindira, ko Old Trafford yo hakinira, nta kintu ugomba gukora no gutsinda match. Hanyuma equipe ya Manchester United murabizi namwe ko muri sezo ishize muri sama twanabigarutseho, Maguire ni umusore wari usigaranye contract y'umwaka umwe. Hanyuma mbere ya last summer equipe ya Man n'ubundi yashatse kwishyura hari Maguire, icyo gihe yashatse kumuha miliyoni 10 kugira ngo sezo ebyiri yarasigaranye agende atandukanye na equipe ya Man. Hanyuma hari Maguire arababwira ati nimba mushaka kugira ngo dutandukane nigendere mumpereze miliyoni 20 z'amapound. Icyo gihe umutoza Erik ten Hag nibwo yatekerezaga akavuga ati nazana abandi ba defender, atekereza kuri abo ba Matt Delight, atekereza kuri Leniolo ndetse n'abandi ba defender batandukanye bagiye babuzwa na equipe ya Man. Ariko Man imbere na mbere tekereza kavuga ati nibyo twajya ku isoko tukazana abandi bamyugarira, ariko ni ngombwa kugira ngo Maguire agende. Hanyuma Maguire we ikintu yakoze nabyibuka ko yanagize sezo itari nziza, yigeze kugera sezo itari nziza, atanga we ku giti cye ari umwaka w'imikino yigeze gutsindisha equipe ya Man wenyine ibitego 16, harimo ama own goal, harimo amakosa yavuyemo ibitego. Icyo gihe abafana ba Man benshi cyane bararakara, baramwagresa cyane kuri social media. Mama we arahaguruka agira ibyo amuvugaho, agerageza kudefend umuhungu we. Hari Maguire agerageza nawe gukomera muri equipe nationale y'Ubwongereza, sometimes agahamagarwa, mutoza Gareth Southgate akamuhamagara akajya muri equipe nationale akagira performance nziza. Bakavuga batari kose kuki muri equipe nka Manchester United atari kugira performance nziza hari Maguire. Uyu musore cyangwa se uyu mugabo, uyu defender twavuga ko mentality cyangwa se mentality imitekerereze ye yari hejuru cyane. Impamvu yari hejuru cyane, burya iyo umukinnyi equipe igashaka kugira ngo mutandukane, ariko wowe ugashaka kuyigumamo, hanyuma ukagerageza gushaka guhatanira umwanya ku batoza bagiye basimburana muri equipe ya Man U, haba Ole, haba Maguire, haba no Ralf Rangnick nawe wahanyuzeho gato, haba umutoza Erik ten Hag, haba uno mutoza Ruben Amorim. Ariko kuri izo era zitandukanye z'abatoza bagiye banyura muri equipe ya Man U, hari Maguire akariyeza gukora performance nziza. Umwe mu defenseur banaguzwe amafaranga atari make ubwo yavaga muri Leicester City, ni umukinnyi waje muri equipe ya Manchester United aba kapiteni wayo, igihe kiragera ambandi barayimwambura. Imagine umukinnyi bagerageje kumukorera buri kimwe cyose cyatuma avuga ati reka nanjye nigendere, ariko still aragerageza aravuga ati no, I have to stay, ngomba kuguma hangaha. Wo bita Bruno Fernandes niyo harimo avuga ngo ni Hadinho shaka kuvuga nyine ko ari umunya Brazil. Wo bita Maguire mwagiye munabona abantu benshi cyane bavuga ngo ngo hari Lamar cyangwa se bamwe bamujyanye na Lamine Yamal. Abantu bijyanye n'uburyo nyine hari Maguire, abantu benshi cyane bavuga bati uyu mukinnyi ntasanzwe, abantu benshi cyane bamwemeye cyane hari Maguire. Ariko icyo nemo ngarukaho kuri iyo mentality ndetse no kugerageza gukora cyane, uyu munsi equipe ya Manchester United nibyo iri kungukiramo kuri hari Maguire, hari Jacob Maguire, uyu musore cyangwa se uyu defender twavuga ko
afite imibare itari mibi muri iyi sezo mu bijyanye n'ibitego nka myugariro, akanagira imibare itari mibi mu bijyanye no kuba yafasha ikipe ya Manchester United gukipinga izo clean sheet. Ni umukinnyi ufite experience kuko uyu munsi ntago wambwira ngo Leniolo ari buze kurusha experience Maguire yatwaye iyo Premier League. Maguire wagize gutya afasha ekipe y'Ubwongereza kugera kuri izo za final za Euro, kugera muri za knockout stages muri World Cup. Ni umukinnyi nyine uko byagenda kose, ko yakwitwara kose ashobora kuba hari icyo yarusha uwo Leniolo. Niyo mpamvu kumubanzamo ku mukino nka kuriya akagira imibare nk'iriya hari Maguire, nimba ari umukinnyi tuvuga tuti amaze iminsi agira performance nziza, bivuga ko nyine ari ikintu umuntu agomba kugira gute, agomba kuba yazirikana muri rusange kuri Harry Jacob Maguire. Mu mukino ni umukinnyi kuri pass yatanze pass 70 byibuze 68 zabaye completed, bikwereka uburyo afite composure ndetse na calmness kuri Estadio de San Mames mu gihugu cya Espagne. Ni stade bigoye cyane, ni stade ama equipe atsindirwaho, ariko uburyo yayoboye defense hari Maguire ni ibintu byo gushima cyane. N'umusore wagize possession 1 hanyuma agira final third entries kwa kwinjira hafi na sifa de reparation urubuga rw'umuzamu rwa equipe adversaire bikora 3, bikwereka uburyo yanafitiye iyo confidence yo kuvuga ngo nanazamuka, iyo confidence yarayifite. Hanyuma agira icyo twita kurema chance, yarimye uburyo bubiri. Maguire anagira icyo twita long balls, accurate long balls 2, hanyuma anawoninga duel 2, clearance 2 Maguire, hanyuma atera tackle 1 ndetse anakora icyo twita sensational cross, ya cross yavuye mu gitego cya mbere. Umuntu yavuga ati kuri hari Maguire yagize performance nziza yo gushima, unakomeje kugaragaza ko ari umukinnyi equipe ya Man ishobora nuko yanakina muri sezo ziri imbere kugira ngo abafasha aba ba Maguire ndetse na Leniolo banako bagikeneye experience muri equipe ya Manchester United. Hanyuma n'umutoza Ruben Amorim wagize game nziza, of course nawe abantu bamuha credit avuga bati nawe wagize match nziza. Hanyuma Rasmus Hojlund kuri Instagram ye ati first time a group of lads from Manchester leave Spain with a clean sheet. Ati kipe rwose bahungu kuva za Manchester bavuye muri Espagne bajyanye clean sheet, cyangwa se bavuyeyo nta gitego binjijwe, bavuye rwose bari bameze fresh sana. Hanyuma ni byinshi cyane byakurikiye uyu mukino, abantu aretse batandukanye barimo baravuga kuri uyu mutoza. Ubwo byose ngomba kuba nagusesengurira ahangaha, gusa mbanze na ninjire muri interview y'umutoza Ruben Amorim, kuko of course izi interview cyangwa se by'abakinnyi baba batangaje n'abatoza, impamvu mbigarukaho, impamvu tubibagezanga kuri RC Sport nuko nibyo bigaragaza nyine imishinga migari iri muri equipe, tukabikubwira tukabigusomera ukabyiyumvira, hanyuma tukaza tugwanalize nyuma ariko wamaze kumenya ngo ese kuva nyine ku ijambo nyamukuru ry'umutoza we yivugiye iki, umukinnyi we yivugiye iki. Ni mpamvu byose tubigaruka hanga kuko buri detail yose tuba tuyifite aha ni mu rwamo kuri imikino yo ku mugabane w'Uburayi. Hanyuma umutoza Ruben Amorim agaruka kuri second leg umukino wo kwishyura. Uyu mutoza yavuze ati of course we have an advantage. Ati nibyo koko dufite advantage kuko twitwaye neza. Hanyuma Ruben Amorim ati we have our fans but again this could change. Ati nibyo dufite n'abafana bacu bazaba dushyigikiye kuri Old Trafford, atariko nanone ibi ngibi urebye nabi byahinduka. Ati anything can happen in one game. Ati mu mukino buri kimwe cyose cyaba mukino umwe wahindura byinshi. Ati we need to be really careful with our players against Brentford. Ati tugomba kuba twakina neza cyane ku mukino na equipe ya Brentford, abakinnyi bacu ntibavunike, abakinnyi bakaba careful bakitonda. Hanyuma ati Nusail Mazraoui is dead, Patrick Dorgu is tired, we have to manage the players. Ati Nusail Mazraoui arananiwe, Patrick Dorgu arananiwe, ati rero tugomba kuba twamanaginga nyine abakinnyi bacu, tugomba kumanaginga abakinnyi bacu. Of course nawe ntabwo ari kureka kugaruka ku mukinnyi hari Maguire. Amorim ati he's a good winger. Ati ni umuwinga mwiza cyane Maguire, ariko yabwemeye cyane yatangiye kumwita umuwinga. Hanyuma ati
sometimes there is a moment in our life and Harry has had difficult moments. Niyo ndimo garukanga nkubwira uburyo Harry Maguire yagize ibihe bitoroshye na gato, ibihe byamukomereye muri equipe ya Manchester United n'umutozo. Urumva nawe ko yasabigaruka Ruben Amorim avuga ati mu buzima bwacu tuba mu munsi ku munsi hari igihe nyine tugira tugahura n'ibintu wenda bishobora kuba byaduca intege cyangwa se n'ibibazo. Ati Maguire nawe ibyo bihe binyuzemo, of course agomba kubizirikana nkuko nanjye ndimo mbikubwira hanga kuri ESE Sports. Hanyuma uyu mutoza ati everything he does is good for the team, so we have to enjoy. Ati buri kimwe cyose akora ni byiza ku ikipe, ati rero tugomba kuba twabyishimira tukabyenjoyinga. Hanyuma uyu mutoza birumvikana ko yatangaga credit kuri Harry Maguire wagize game nziza. Hanyuma Ruben Amorim anagaruka kuri Ugarte, ati Manuel Ugarte with a lot of experience was a little nervous. Patrick Dorgu was nervous. Players like Casemiro, Harry Maguire, Bruno Fernandes help a lot. Ati mukinnyi nka Ugarte nibyo afite experience ariko nyine yari yashyushye cyane mu mutwe. Patrick Dorgu nawe byasaga nkaho kumanaginga match bitoroshye. Ati aho ngaho ni abakinnyi nka Casemiro, abakinnyi nka Maguire, abakinnyi nka Bruno Fernandes baza bagafasha abo ngabo nyine bisa nkaho bari kuri pressure, baza bagafasha abo ngabo bisa nkaho kuba bamanaginga iyo match uburyo ikomeye. Ati aho ngaho nyine niho babakinnyi bafite experience bakenerera. Ubona ko nyine nawe yarimo bizirikana cyane umutoza Ruben Amorim, of course nibyo. Hanyuma uyu mutoza birumvikana ko yashimye cyane performance ariko anatanga credit, avuga ati tugomba no kwitondera umukino wo kwishyura. Ati the result is really good but we have to understand the results at the same time. Ati uko umukino warangiye ni byiza twitwaye neza ariko nanone ntabwo tugomba kwirara. Ati we struggled a lot at the beginning and the sending off changed the game. Ati twatangiye mu buryo butari bwiza, ikarita mutuku babonye ihindura byinshi. Ati end game can change with one situation. Ati umukino wari wose wahinduka bitewe na situation imwe yawubamo. Ati tugomba natwe nyine kwitonda, ashobora nyine konta umutuku natwe bakaba baratwishyuye bakaba baradutsinze. Mbona ko uyu umutoza umuhanga cyane, umutoza nyine uvuga ati nubwo natsinze bitatu ntabwo ngomba kwirara, ngomba kuba nakanira umukino wo kwishyura kugira ngo ndebe uburyo nazitwara neza. Hanyuma uyu mutoza ati we had an opportunity to score one more, this is not done and they can do the same at Old Trafford. Ati twabonye amahirwe yo kuba twatsinda ikindi gitego ntibyakunda. Ati ntabwo umukino urarangira, ntabwo byose birarangira, ntabwo akazi kararangira. Ati ibi ngibi tubakoreye bashobora kuza Old Trafford turamutse twiraye bakaba babidukora. Niyo mpamvu rero tugomba kuba twabitondera. Bita Ruben Amorim agaruka kuri equipe ya Atletico Bilbao. Hanyuma Bruno aganira na TNT Sports. Bruno Fernandes ati you can never predict a scoreline like that. Ati ntabwo ushobora kuba watekereza ko umukino nk'uyu ushobora kuba warangira mu buryo urangiyemo ibitego nka birabibonetse. Hanyuma Bruno ati very tough team, big atmosphere. Ati ku ikipe nk'ingi ikomeye ndetse n'abafana bayo badasanzwe. Ati I never knew they were like that. Bilbao Cloud. Ati ntabwo nari mbizi ko abafana ba equipe Atletico Bilbao bameze gutya. Bruno ati but I love this sort of atmosphere. Ati ariko nanone nkunda imifanire imeze gutya. Ati ranyohera cyane. Ati minota ya mbere nawe yoroshye kubijyanye n'imifanire ya Atletico Bilbao. Ati ariko nyine ibintu nka biriya nyine atmosphere nkiriya ndayikunda. Bamwita Bruno, kuri experience afite of course yagomba kubigarukaho. Bita Bruno Fernandes captain wa equipe ya Manchester United. Hanyuma ibindi bizamuka kuri aya ma equipe mu gihugu cy'Ubwongereza nazo migarukaho mu kuri transfer n'izindi nyinshi cyane nazo nzigarukaho. Plan nyinshi ziri muri equipe. Mubwire ko equipe ya Arsenal makuru yandi ari kuyivugwamo nuko Steve Nico Williams aracyari priority muri summer transfer window. Uyu musore umukinnyi equipe Arsenal igitekereza. Uyu musore umukinnyi equipe ya Arsenal kivuga iti tumubonye byaba ari sawa cyane. Ubwo rero ateze turebe cyane ko afite risk ya £50 z'amapound. Hanyuma ngari open ya joininga equipe ya Arsenal. Uyu musore wa equipe ya Atletico Bilbao bitoroheye na gato mu ijoro kubera ko afite yarafite akanoke, yarafite akavune. Ubwo rero uwo bita Nico Williams nubwo Chelsea nayo mutekerezaho yiruta izamu uyu muwinga wa Atletico Bilbao equipe ya Arsenal
ntabwo irarekura. Hanyuma abambaza bati ese nyuma yuko Ruben Amorim avuze ati umukinnyi ushaka kuza iwacu ashaka kuza ngo kuko tuzakina Champions League ngo azabyihorere, dukeneye umukinnyi uzaza aje kuri presenting equipe ya Man U, ubwo byashoboka ko Victor Gyökeres aza muri equipe ya Manchester United. Aka kanya icyo wamenya nuko equipe ya Man U iramutse ibonye qualification ya Champions League itwaye Europa, ibintu byahinduka cyane muri transfer window. Ibyo ngibyo ni realite, uretse no kuba umukinnyi yashobora kuvuga ati reka nze ku equipe iri muri Champions League, equipe y'ubwayo nayo hari amafaranga ihabwa, hari amafaranga yinjiza, burya ibonye uburyo bwo guspending amafaranga ahagije muri transfer. Bivuga ngo ntago wakwanda rating cyangwa se ntago wareka guha agaciro wenda uramutse ubonye iyo qualification ya Champions League utwaye icyo gikombe. Ari no mpamvu nyine equipe ya Manchester United igomba gushyiramo imbaraga igashaka igikombe. Kuki se bitahinduka kuri Victor Gyökeres? Kuko ntago ushaka kuvana mu bana afitanye na Ruben Amorim, byonyine no kuba baravuganye no kuba baraganiriye ni ikikwereka nyine ko ni umukinnyi wubaha cyane Ruben Amorim, of course, kuko barabanye muri equipe ya Sporting Lisbon, ni wamuzanye amuvana muri Coventry. Ubwo rero no kuba yavuga ati qualification ya Champions League turayibonye, tugiye gusinyisha abandi bakinnyi, tuzabe dufite equipe nziza next season, bino dufashe muri project. Kuki sataza byashoboka, gusa ukamenya ko Victor Gyökeres uyu musore equipe ya Arsenal mu biganiro nawe, ubwo nyine izagapapuza hatari cyane. Ugomba kuzakurikira ngaha kuri RT Sports, ni mpamvu gukora subscribe ari ingenzi kugira ngo buri kadetayi kose ujye ugakurikira, buri kimwe cyose cyabaye ujye ukimenya. Ubwo byinshi bizazamuka nyine kuri uyu striker uzabikurikira aha ngaha. Hanyuma Rezamire kangushimiye cyane, nkwifuze kugira ibihe byiza, nkwifuze kugira weekend nziza. Abo twari turi kumwe nawe, utarakora subscribe ugikore aha ngaha muri RT Sports. Duhumeka imikino niyo yonyine duhumeka, nibwo buzima bwacu, ariko tugahumeka imikino y'ibura yonyine. European Sports News only, nkuko ubibona buri munsi kuri intro, ukabonamo ko tugezaho transfer news, sports analysis, team talk ndetse na breaking news, byose tubigarukaho aha ngaha kuri RT Sports. Ngushimire cyane, mwifuze kugira ibihe byiza. Twemo tugaruka kuri transfer update ndetse na post match reactions kuri game ya Man U na equipe ya Atletico Bilbao, ubwo ibindi kuri Tottenham Hotspur na Bodo Glimt, ibindi kuri Chelsea na Garden muri Conference League ndetse na Real Betis na Fiorentina, n'izindi transfer updates ziribuze kwa zizamuka mu kanya gato, byose uribuze kubikurikira aha ngaha. Wowe icyo ngusaba ni kimwe, ntuze kuba ucikwa nabyo, kora subscribe rero. Dusubire mu kanya, ndabakunda cyane aha ngaha kuri RT Sports.